Cumi n'imwe z'ukwezi kwa kabiri nibwo uyu mugabo February nibwo uyu mugabo yagiye gusura Marita. Habaye iki Martin? Habaye ibyo kuri ubu basigaye bita gapapu. Habaye gapapu ikomeye cyane yanditse amateka. Nibwo nyine Kaberuka yivuganye Marita, Kaberuka yajyanye n'umusore wakundanaga na Marita, ariko Marita ngo aho kugira ngo asekere umukunzi we agasekera Kaberuka. Yasekeye Kaberuka. Iyi nkuru mpamo n'ubundi abayivuzweho banacuranzwe muri iyi ndirimbo baracyariho. Niyo mpamvu muri studio twakiriye Bright Turatsinze. Ubwo duheruka Rutsiro Bright, aya mateka noneho yigereyeho nyirizina uganira n'uyu Kaberuka uvugwa. Twaraganiriye Kaberuka uvugwa muri iyi ndirimbo. Ubundi amateka yabo nta nubwo bakunda umuntu yavugaho. Iyo uganiriye nabo ubwabo baba bisekera, barakundana cyane, bafite urukundo rudasanzwe. Niba abantu bagifite rwa rukundo koko, kubera ko banaririmbwe noneho babigira impamo, na bakora umwuga w'ubwarimu. Uko twaganiriye icyo gihe bakoraga umwuga w'ubwarimu bose, ariko amateka makeya bakubwira yuko ari inkuru mpamo. Barakubwira bati byarabaye koko, ati uyu musore yari atuye Kimihurura, yari inshuti yanjye bisanzwe, aza kunsura ari kumwe na Marita, bageze iwanjye, ariko ati byaragiye nyuma y'iminsi mikeya Marita tubaye inshuti kubera ko yanyikundiye. Banavuga yuko hari mu 1980 icyo gihe ku itariki nk'iyi haburagaho iminsi 3 gusa ngo hizizwe Saint Valentin. Hizizwe Saint Valentin. Amakuru adusumira avuga ko uyu mugabo wari utuye Kimihurura ashobora kuba yarafite n'akazi gakomeye mu nteko y'amategeko. Yari afite akazi gakomeye rwose. Niyo muganiriye nicyo kintu cya mbere akubwira ngo urukundo rusanga uwo rushaka. Ngo yari umuntu ukomeye cyane, hari n'abatebye bakavuga ngo yari umudepite. Gusa ikintu nabonye tuganira hariya turi Rutsiro, Kaberuka ni wa muntu ukunda urwenya, araseka cyane. Umugore we Marita ni wa muntu useka, ariko noneho ubwiza bwe nubwo ageze mu myaka runaka nawe uramubona ukavuga uti nanjye icyo gihe iyo mbariye koko nuba aracyari mwiza, agufitiye ikintu cyitwa inyinya. Mbese araseka amasaro agasesa. Niko bimeze cyane. Amazina Marita na Kaberuka niko bitwa cyangwa? Ayo niyo mazina yabo. Amazina yabo rwose. Hanyuma Martin, uyu muryango n'ubundi uracyahari, kandi ni n'umuryango wa mugani nkuko Bright yabivugaga usobetse kandi ufite n'urugo. Bafite n'umuhungu mukuru rwose wihaye Imana, n'abantu bakura n'Imana nabo ubwabo. Ariko ikintu bambwiye nuko iyi ndirimbo nayo ngo yarabatunguye bakiyumva bwa mbere, kubera ko uriya muhungu wari utuye Kimihurura, uriya mugabo wari ugeze mu gihe cyo kurushinga ndetse wari ufite n'akazi keza, niwe ngo wisabiye impara anabaha agafaranga, arababwira ati mu ndirimbo agahinda nagize. Yala. Ubwo rero ni umunsi bashatse bahita Gapapu Day. Uyu munsi ni umunsi wa Gapapu nyine. Atagira urupapuro undi. Urukundo rujya urushaka nyine. Ariko nyine iyo rwagushatse ruragusanga. Urakoze cyane Bright. Reka dukomeze n'andi matariki n'andi mateka. N'andi mateka nibyo yaranze iyi tariki ya 11 February cyangwa 11 Gashyantare. Hari mu mwaka w'1531 nibwo umwami Henry wa munani yari umwami w'Ubwongereza yatangajwe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya y'Ubwongereza. Ni nyuma yo kwitandukanya nyuma yuko Kiliziya y'Ubwongereza yitandukanyije na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ni kimwe mu bikorwa bifatwa nk'intangiriro y'itorero ry'Abangilikani. Henry wa munani arazwi cyane mu mateka, yifuje kurongora umugore wa kabiri. Papa aramubwira ati subizayo, ntago bishoboka, tubiba ngombwa nyine nk'umwami nawe kuvuga ati reka nshinga idini ryanjye. Ni ukomokaho abitwa Abangilikani. Reka dukomeze mu mwaka w'1990 Nelson Madiba Mandela yafunguwe muri gereza ya Victor Verster nyuma y'imyaka 27 afungiye impamvu za politiki. Na mu mwaka wa 2011 kubera imyigaragambyo yari imaze hafi iminsi igera kuri 15 cyangwa irenga, Abanyamisiri batumye Hosni Mubarak wari perezida w'igihugu cya Misiri yegura asigira ubutegetsi bwe abasirikare. Mu mwaka wa 2013 ntabwo Kristo Gatolika bazibagirwa iyi tariki mu mateka. Papa Benedicto wa 16 yeguye ku mwanya w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi kubera imyaka. Hari ubundi
byigeze bibaho? byabaye mu mateka ariko ngo ni gake cyane, byaherukaga mu myaka ya kera, ntabwo nibuka neza, ariko ubundi ni ikintu kibaho gake cyane kuko umushumba wa kiliziya gatolika avaho akenshi ari uko yitabye iyamuremye. uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abagore n'abakobwa bo muri siyanse, cyangwa se icyo bita journée internationale des femmes et des filles de science. ni umunsi urizihizwa nyine kuri uyu wa kane, n'ubundi ukaza kwizihizwa ku nsanganyamatsiko igira iti umugore w'umuhanga muri siyanse ku ruhembe mu kurwanya covid-19. umuryango w'abibumbye ukagaragaza ko icyorezo cya covid-19 cyerekanye uruhare rukomeye rw'umugore w'umushakashatsi muri siyanse mu byiciro bitandukanye, yaba bitandukanye byo kurwanya indwara, harimo nko gushakashaka amakuru kuri virusi runaka no gushaka umuti cyangwa urukingo. ariko kandi ngo iki cyorezo cyongereye ubusumbane hagati y'abagore n'abagabo muri siyanse, aho bamwe mu bagore cyangwa abakobwa ngo bari batangiye urugendo rwabo muri siyanse bisanze urugendo rwabo ruhagaze kubera ingaruka za covid-19. rero uno munsi watangiye kwizihizwa mu mwaka wa 2015 mu rwego rwo gushishikariza abatuye isi ku kamaro ko umugore n'umukobwa mu kwiga siyanse, kandi ku buringanire bw'umugore n'umugabo bukwiriye kugendana no gushishikariza abagore n'abakobwa kwiga siyanse, abatuye isi bagakorera hamwe mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. ngira ngo iki ni igikorwa kimaze n'iminsi gishishikarizwa abantu cyane binyuze muri UNICEF ndetse no mu bagore bize siyanse hano mu Rwanda. turabafite b'abahanga cyane, ba Dr Jean Marie Jeanne d'Arc, ba Nirere ukora ubu ngubu uri muri Minisiteri y'Uburezi. yego, aba bose ni abahanga dufite bize siyanse hano mu Rwanda, bakaba bashishikariza abakobwa nyine n'abagore kwitinyuka bundi bakiga siyanse. imbere ubundi baba ko siyanse ngo ari y'abagabo nibo bashobora iyi siyanse, ariko byaje kugaragara ko n'umugore nawe ashoboye yize siyanse yayishobora kandi agatera imbere, agateza imbere n'igihugu cye n'isi muri rusange.